umunsi mwiza. Natangira baha ubutumwa bwa nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, twari kumwe muri iki gitondo mbere y'uko nza hano. Yari yasuye intara yacu y'Amajyepfo ndetse agira umwanya wo guhagarara hano mu karere kacu ka Muhanga. Hanyuma tugira amahirwe yo kumumenyesha ko dufite ibyishimo ko uyu munsi twizihije umunsi wa Mutagatifu Tomasi ndetse dufite n'abashyitsi. Dusaba ko twaza kubaramutsa, none nimwakire ubutumwa bwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Kandi na nyakubahwa guverineri w'iyi ntara yacu y'Amajyepfo, Madamu Meya Kayitare, nawe washimishijwe n'uko dufite uyu munsi mukuru, ariko kubera umushyitsi mukuru wari wadusuye atashoboye kuhagera, ariko nawe yatubwiye ko yifatanije natwe ubwo butumwa nawe ubwe bubashyikirije. Murakoze cyane rero. Akarere ka Muhanga nako tugafata nk'umwana w'iyi diyoseze rwose kugira ibirori hano muri iyi seminari nkuru ya Kabgayi. Ni ibirori byacu, nubwo twabaye abatumirwa uyu munsi, ariko turabizi ko natwe uyu munsi wari uwacu kandi twagomba kugira uruhare mu kuwizihiza. Turabashimira rero ko mwadutumiye, kandi ubwo ni ibya protokole, akaba ari nayo mpamvu mwavuze ko mwishimiye ko twaje, ariko ubufatanye, imikoranire dusanganywe n'ubundi ntabwo urubanza nkuru twareka kubufatanya. Natwe rero turishimye, kandi iyi seminari nubwo ireramo abaseminarisite, ariko turabizi ko ari isoko y'ubwenge kandi bugirira akamaro haba akarere ndetse n'igihugu cyacu muri rusange, ndetse nk'uko mwabyumvise n'abo hanze y'iki gihugu baje kuhaha ubwenge kandi dukomora kuri Mutagatifu Tomasi. Turishimye rero, tunejejwe n'uko hari ibyo twashoboye gukora. Twavuganye n'iyi Grand Seminaire, twashoboye gufatanya bigerwaho. Hari n'ibyo tugiye kuzakorana nk'uko mwabyumvise recteur yabivuze. Iyi seminari iri ku mutima wacu, turayizirikana, kandi uko ubushobozi buzagenda buboneka n'ubundi tuzafatanya muri byinshi, haba ibyo bavugiye aha ndetse n'ibindi dutegura tuzakomeza gushyira hamwe kugira ngo dufatanye. Turishimira kandi ko uyu munsi noneho kuwizihiza byakunze. Turabizi ko umwaka ushize bitakunze bijyanye n'icyorezo cya coronavirus cyari gifite umubare munini. Imyanzuro ifatwa ko ari ukurengera ubuzima bw'abaturage, ariko uyu munsi kubera ingamba nziza zagiye zishyirwaho, kubera discipline abantu bagiye bagira, bagashobora kuzishyira mu bikorwa mu buryo mu by'ukuri butoroshye, ariko abantu bakihangana bakabikora. Hari ibyo twemererwa, harimo n'ibi ngibi byabaye uyu munsi. Ntabwo rero twavuga ko twageze aho twifuza, ariko nanone aho tugeze ni heza, kandi turashima cyane diyoseze ya Kabgayi uruhare rukomeye yagize mu kurinda abaturage bacu, ifatanije n'abihaye Imana bari hirya no hino, dufatanya mu rugamba rw'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bacu. Tuzakomeza rero dufatanye, duhangane n'iki cyorezo, duhangane n'ibindi bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, ariko nanone tuzakomeza no gufatanya mu koroshya uburyo bwo kwegera abaturage no gusana no kwegera roho zabo, kugira ngo ibiri ngombwa by'umubiri babibone, ariko n'ibibafasha mu nzira ijya mu ijuru ibyo nabyo byorohe. Tuzakomeza murakoze rwose, kandi ibyo tuvuga ni ngombwa kugira ngo bariya abantu tubagereho, kugira ngo dushobore kubaganiriza, kugira ngo dushobore kubafasha muri ubu buzima butoroshye bw'iki cyorezo. Birakwiye ko tuba turi kumwe nabo. Ni ngombwa rero ko izo
izo ngamba nubwo zihari ariko no koroshya kugira ngo dushobore kubegera tubahumurize tunabaha ubumenyi n'amakuru ahagije yo kwirinda iki cyorezo. Ni ngombwa ko tuba turi kumwe nabo, niyo mpamvu uburyo bwo kubegera n'uburyo bwo kubaba hafi no kubahumuriza dukomeza gufatanya tukabukora kandi tuzakomeza. Ntabwo rero turi buvuge byinshi, ndakomeza kubifuriza umunsi mwiza kandi twe gutahira kwishima gusa, cyane cyane abaseminariste. Ahangaha ni isoko y'ubwenge, hanyuma na Mutagatifu umurinzi wacu ni isoko y'ubwenge. Hanyuma kandi nk'uko mubibona ubwenge muri iki gihe, muri iyi si ya none, turasabwa ubuhagije bukwiriye kugira ngo buhangane n'ibindi byitwa ubwenge ariko bigamije kwangiza ubwenge. Murakoze cyane.